kugeza ubu rero iminsi ikaba ibarirwa ku ntoki kugira ngo nawe umenye ibya Meddy kubera ko ari kwitegura kuza gukorera igitaramo ahangaha mu Rwanda. Mu minsi ishize yavuze ko rwose ari gutegura igitaramo, ariko abantu benshi bari kwibaza niba azazana n'uyu mugore we. Rero indirimbo yitwa Nta Wamusimbura niyo yasembuye ibinyamakuru bitari bike byo hirya no hino ku isi, bavuga ko ibitarigeze bivugwa na rimwe kuri uyu musore Meddy cyangwa se Ngabo Medal, bati noneho ari mu munyenga urukundo. Ni umusore utarigeze avugwa mu nkuru z'urukundo cyane ubwo yatangiraga kuba icyamamare guhera muri za 2006 kuzamura. Iyi ndirimbo rero yagiye hanze ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani muri 2017. Kuri ubu imaze kugeza ubwo yabaye indirimbo yarebwe cyane kurusha izindi zose, kugeza naho umwe mu bari mu itsinda rya BTS Park Jimin agira atya akayisubiramo inshuro zirenze 20. ngaya nguko reka nkubwire rero ko mu mwaka wa 2018 ubwo Meddy yagarukaga mu Rwanda mu gitaramo ngarukamwaka cyinjiza abantu mu mwaka mushya, yaje agaragiwe n'umukunzi we Mimi. Iki gitaramo rero ni kimwe mu byatangiye bitumirwamo abahanzi b'abanyamahanga, nyamara nyuma y'ubushobozi budasanzwe abahanzi b'abanyarwanda bagiye bagaragaza byaje guhinduka, kikaba gisigaye gitangira kikenda kurangira ari abanyarwanda gusa. Icyo gihe rero Meddy yazanye n'umukunzi we, bikaba byari ibihe byishimo rero kuri aba bombi. Mimi yakiranwe urugwiro n'abanyarwanda maze biba iby'agatangaza ubwo Meddy yamuhamagaraga ku rubyiniro akamwereka abakunzi b'umuziki by'umwihariko abafana be bazwi nk'inkoramutima, ababaza niba bamubonye, maze nabo n'amashyi arimo impundu ndetse n'akaruru ko hejuru bamugaragariza ko bamubonye kandi bamwishimiye. Nuko byagenze. Hanyuma ntibyatinze rero abantu bakomeza kugenda babona ko Meddy na Mimi bari mu rukundo mu mafoto ndetse n'amashusho basangizaga abakunzi babo ku mbuga nkoranyambaga. Ni nako byateye benshi amatsiko bibaza igihe bazaberekera ibirori cyangwa se bazakorera ubukwe. Mu birori bisoza umwaka wa 2020 Meddy yateye ivi asaba uyu mukobwa kuzamubera umugore, undi ntiyazuyaza aramubwira ati yego Meddy wantwara, ndi uwawe uri uwanjye uzirahereza akaramata. Nyuma rero reka nkubwire ko amafoto n'amashusho yabo yahererekanyijwe na benshi, dore ko Meddy ari icyamamare mu muziki nyarwanda na Afurika, ukongeraho ko Mimi na Meddy bombi bari mu b'Imana yitondeye mu kurema, ikabaho ubwiza budashobora na gato kubishya ibirori. Meddy ari muri bake mu bahanzi bakurura inkumi zitari nkeya, nubwo bwose yamaze guhitamo kandi byumvikana atakwira bose, nubwo yifuzwa na benshi nk'uko hari abakunze kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibihe rero ibirori bya Noheli cyangwa se nk'ivuka rya Yesu Kristo ubwo byarimo byitegurwa, abantu kandi nyine barimo banitegura ibirori bidasanzwe byo gusoza umwaka, nibwo Meddy nawe yagize gutya afatamo itariki imwe muri izo, ikaba itariki ya 19 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020 mu birori bibereye ijisho byitabiriwe n'abazungu ndetse n'abirabura, abanyarwanda n'abanya-Ethiopia, aho Mimi akomoka. Tubibutse ko akomoka mu gihugu cya Ethiopia. Nuko rero mu ruhame yegera umukobwa, byari bimaze igihe byigaragaza ko ariho bishya bishyira, n'ubundi amusaba kubana ubudatandukana, amusaba kubana akaramata nk'uko yabiririmbye. Undi nawe kugira ngo azamubere inkoramutima yaramubajije ati ese wazasozanya nanjye urugendo rw'ubuzima ukemera kumbera umufasha w'ubuzima bw'iteka? Mimi asubiza adategwa ati yego, maze abari aho bose babaha amashyi y'urufaya. Ibi ariko ntibyari bihagije gutya nyine, uko nguko
nuko byari byifashe maze ibyo ariko ntabwo byari bihagije, maze muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2021 nyuma y'amezi arenga 3 amwemereye ko bazabana, hatangiye gucicikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga ko ubukwe bwabo bombi buri hafi, twenda kurya umunyu ubundi tukirira ku nyama. mu mwaka wa 2020 nibwo Meddy yasabye Mimi kuzamubera umugore. Amatsiko yongeye kuba menshi itariki ibi birori by'akataraboneka byari kuberaho. Mboneka rimwe mu buzima bw'abakundana bizera, akaba ari ibirori by'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu bice by'isi. Itariki ariko yakomeje gushidikanywaho, bamwe bati ni 21 Gicurasi, abandi bakavuga ibindi, ariko inkoramutima zo zikaba zari zizi neza amatariki nyayo, nk'abantu ba hafi bakaba nk'umuryango wa Meddy. Bari bazi rero itariki nyayo kubera ko yari ku itariki 22 ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'2021, akaba rero aribwo Ngabo Medal Jobert uzwi nka Meddy yashyingiranywe n'umukunzi we Mimi wo mu gihugu cya Ethiopia. Bakaba rero kuri ubu ngubu bafitanye umwana w'umukobwa, kandi ubu bimeze neza cyane. Nyuma y'uko babanye rero byaje n'ubundi kugira gutya, abantu benshi babyibazaho cyane, ariko Meddy aba ariwo mwanzuro afata, ava mu ndirimbo izi ngizi zisanzwe tuzi z'urukundo, ahubwo yiyegurira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kuva mu mwaka wa 2021 kugera uyu munsi mu mwaka wa 2026, abazi imibare neza barumva ko urebye neza imyaka 5 irahise babana kandi bakundana. Hanyuma mu bukwe bwabo cyangwa se mu birori by'ubukwe bwabo hari indirimbo ebyiri zaririmbwemo, ndetse n'indirimbo ebyiri zagaragaje uburyo urukundo rwabo n'umubano wabo wari uryoshye. Harimo iyitwa My Vowa, yarebwe n'abantu bagera kuri 57,000,000 izose, ariko ntago ariyo yonyine kubera ko niyitwa Queen of Sheba nayo yakomeje kugenda ibica bigacika muri izo nkuru zabo bombi. Ubwo ndavuga Mimi ndetse na Ngabo Medal. Kugeza ubu ngubu uyu Ngabo Medal ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda babashije kwibikaho ababakurikira ku rubuga rwa YouTube cyangwa se abasubscribers barenga 1,700,000. Ikindi wamenya ku bukwe bwabo bitewe n'umuco w'Abashiba, umugore wa Meddy aturukamo, aho nta mugabo nyine ugomba kuba afite inyinya, nuko mbere y'uko babana yagize gutya ajya mu bahanga, arangije inyinya yari afite barayisiba, ku buryo umubonye uyu munsi ntabwo yamenya ko yayigeze. Ntago Meddy w'ubu ngubu ari Meddy wo mu gipimo. Ayo nguko rero nuko bimeze. Nawe niba wararyohewe n'indirimbo Inkoramutima ikunyure.